Light TV 20. Ibyo abantu bazi neza kuri bo. Umuntu ukennye azi neza ko akennye. Kuba kwihagararaho no kwihesha agaciro yigaragaza nk'aho akize. Umuntu ukize azi neza ko akize, ariko usanga arira mu bandi bakene, muri we azi neza ko akize, ntashaka abamugaragariza ko akize, kuko muri we arabizi neza we ko akize. Ariko umukene we usanga aba yigaragaza nk'aho akize. Umuntu wiba yiba abizi neza ko agiye kwiba. Abyirengagiza ku bushake, ashobora no kujya kwiba akabanza akiyambaza Imana. Imana ifashe batamfata, kuko azi neza ko ibyo agiye gukora ari bibi kandi atari byo, kandi ari icyaha. Umuhanuzi w'ibinyoma aba azi neza ko ahanura ibinyoma. Kubw'indamu yemera kubikora, abeshya abantu, bamuzanira abantu abeshya kugira ngo yibonere ibyo ashaka. Umuyobozi ufata ruswa azi neza ko ruswa ari mbi. Abirengaho abizi neza ko ari gufata ruswa. Nibyo. Umusambanyi arabizi ko ari umusambanyi, kandi gusambana ari icyaha. Nibyo, kuko abikuramo indamu, cyane cyane abakobwa. Abagabo babamazemo amafaranga, nta kashi, ntacyo mwavugana. Umuntu utanga ruswa ayitanga abizi neza ko ruswa ari mbi. Abyirengagiza ku bushake, kubera ko ibyo aba akeneye aba yumva ari iby'agaciro kuri we. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Light TV 20, nibyo ubona ibiganiro nk'ibi ngibi. Kandi wumva hari icyo watubwira kuri iyi video, watubwira muri comment, ndetse ugakora subscribe niba utarayikora. Ndagushimiye kuba wakomeje kureba video ukaba uyirangije, wakoze cyane. Watubwira ibindi wenda niba hari ibyo wumva tutavuze hano ku byo abantu bazi neza kuri bo, niyo ngingo twavugagaho. Ndumva watubwira muri comment, ukatuganiriza, ukatubwira uko wabibonye nuko wabyumvise. Ubutaha tuzagaruka tureba ibindi bitandukanye, ariko nizeye yuko yagushimishije iyi video, kandi tubwire muri comment nawe icyo tuzavugaho ubutaha. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel wateguriye kino kiganiro.